ndabasuje mwese mukomeje gukurikira Never Give Up Chat TV. Nkuko twabibabwiye urugendo ruracyari rurerure. Uyu munsi twasuye nanone director wa Vision International Company Limited. Turagira ngo tumenye ese muri iyi minsi Vision International Company Limited nakaye gashyi dufitiye, ese muri iyi minsi bari gukorera he, dufite amakuru ko bimutse. Niyo mpamvu uyu munsi nanone twegereye director wa Vision International Company Limited ngagire ibyo atubwira ndetse n'abandi badukurikiye babashe kumva aho ubungubu Vision International Company Limited bashobora kuyisanga. Ngiye muri kumwe ni Hafashima Obed. Uko yabivuze ndi umuyobozi wa Vision International Company Rwanda Limited, nkaba n'umuyobozi wa Blessing Miracle Church, ndi apotre nyobora ayo matorero, nkayobora n'uwo mu projet ya Vision International Company. Rero twarimutse turakorera ku Kinamba. Turi ni ku Kinamba mu nyubako ikoreramo Populaire na Beka, ra etage ya bakunda kwita kwansekuye, niyo dukoreramo. Hejuru muri etage ya gatatu uhageze umuryango wa kabiri buryo niho hari za biro zacu za Vision International Company, zaba ni za Blessing Miracle Church niho ziri, niho dukorera, niho cicaro cyacu gikuru kiri, dukorera ku manywa na nijoro. Rero niho turi. Ese nka Vision International Company Limited muri iyi minsi nakaye gashya mufitiye abakiriya cyangwa se abakozi bashaka akazi, turagira ngo ubwire abadukurikiye uburyo ki agashya mu bafitiye muri make. Urakoze. Udusha ni twinshi, muzi ko Vision International Company usanzwe ikora ibintu bigira kuri bibiri. Cya mbere turwanya ubujiji. Ubujiji ni ikintu gikomeye. Ubujiji, kurwanya ubujiji twigisha imyuga itandukanye, harimo hotellerie, harimo kudoda, harimo salon n'ibindi. Yego. Tukigisha kandi Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa nacyo twagishizemo. Yego. Ndetse n'abantu batazi kwandika no gusoma nabo tubaha amahirwe yo kwigira ubuntu, bakaza bakigira ubuntu. Iyo ni programme ya leta, murabizi ko dukorana na leta yacu, leta nziza dukunda, leta y'ubumwe. Turwanya rero ubujiji. Icya kabiri turwanya ubukene, dushakira abantu akazi. Abashomeri babuze akazi, babantu bavuga ngo akazi karabuze, tubashakira akazi. Nahoze mvuga ngo ibi byumweru bibiri bishize twabuze abakozi. Abakiriya barahari, isoko rirahari, ariko twabuze abakozi. Abashomeri rero nibaze rwose tubashakira akazi, tubafashe. Imana ibahe umugisha. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu yinjire muri company yanyu iyo ari umuntu uje gushaka akazi? Ndetse uranatubwira ngo ese usibye no uje gushaka akazi, umukiriya uje gushaka umukozi ni biki bisabwa? Turagira ngo bitubwire. Kugira ngo umuntu yige imyuga nyine araza kwiyandikisha, yitwaje ibihumbi 2 byo kwiyandikisha. Minerva imenyeshwa ageze aho ngaho. Hanyuma gushaka akazi ho azana amafoto 2 magufi n'ifoto ndende imwe, fotokopi iranga muntu ye, amafotokopi y'abantu 2 bamuzi neza, aba ari ababyeyi babyiza cyangwa abavandimwe. Cyemezo cy'umudugudu abarizwamo kigaragaza ko ari nyangamugayo, kiro na kashe y'akagari. Attestation médicale nayo turayibaza kugira ngo dukurikirane ubuzima bwe, cyane ko muzi ko muri iki gihe dufite byinshi byatuma twanduzanya cyangwa twandura, ni byinshi. Hanyuma ikindi haraza nyine ni diplome niba yifite, niba afite certification y'umwuga yize, niba afite permis y'ikintu yize kinyabiziga, niba afite se, niba nta mwacha afite ariko nibuze azi gusoma no kwandika, ashobora ari umuntu nyine wabwirwa kumva ko hari abashaka izamu, hari abakora mu rugo, hari abarera abana, hari abakora jardin, hari abakora mu mabiro, hari abashoferi, hari abaplombier. Abantu bose tubashakira akazi n'abandi batandukanye. Mu by'ukuri Vision International Company ibafitiye udusha twinshi. Akazi karahari, benshi baravuga ngo karabuze, ariko nge sindahamanya nabo ko kabuze, kuko karahari, akazi karahari. Icya kabiri ni abakiriya bashaka abakozi. Akenshi yo baza bakurikiye icyizere. Vision imaze imyaka myinshi kuva 2005 ikora aka kazi. Mu by'ukuri ni muze mwifatira abakozi. Hano turabafite abakozi bafite uburere, abakozi barezwe, bahuguwe, bafite ubuhamya bwiza, ariko bafite naho bava, bigishwa ijambo ry'Imana, bigishwa indangagaciro, bigishwa kirazira, bigishwa gukunda umurimo, bigishwa gukunda akazi. Murazi ko abanyarwanda turifuza gutera imbere. Rero ni muze mwifatire abakozi muri Vision International Company. Ibyiza ni byinshi, turabakira rwose, ni karibu. Wenda muraza kuba nimero zacu n'uwakenera andi makuru nyuma yaha turazifite 0788
46 57 24. Reka nsubiremo 0788 46 57 24. aho mwatubona haba kuri WhatsApp haba hehe hose ziriho, izo nimero ziriho, mwaduhamagara mukatubaza amakuru tukabaha akazi cyangwa tukabaha abakozi cyangwa tukababwira iby'ishuri. Imana ibaho umugisha, murakoze. Tubashimiye ko mwatwemereye kuba tuza tukaganira namwe, mukemera kuduha umwanya tukaganira kugira ngo tubwire aba baturarwanda ibyiza bya Vision International Company Limited. Shimire nawe wabashije gukurikira iki kiganiro, nakagaruka urugendo rwo rurakomeje. Njye ndi Umurashi Mr Obed. Ibuka gusiga ukoze subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Hasta la vista.